Sali turabashoje rero muri hose mu ntara zose zitandukanye mu bihugu bitandukanye, abadukurikira buri munsi bicecekeye n'abandi bose tuba tuziranye, Sali ndabashoje. Ni ikaze rero nimba ari ubwa mbere kuri channel iwacu Bikora Biti TV, channel twiga ibimera bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, channel dusangira ubumenyi, hari icyo uzi nanjye hari icyo mbiziho, kuko twese ntabwo tugira, mbese ibyo tuzi twese biratandukanye ku kintu kimwe kandi gitandukanye. Iwanyu mufite uko mucyita natwe dufite uko tucyita, rero ndabashoje aho muherereye hose. Imana ikomeze ibarinde, nimba ufite umushinga Imana ikwagure, nimba ari utekereza gukora Imana ibigufashemo ubitangire amahoro. Kuri uyu munsi rero kuri channel iwacu Bikora Biti TV tugiye kuganira utuntu n'utundi, ariko icyatsi mubona aha ngaha abantu benshi mu mufore bacyita ngo iki? Hari abantu babona bashobora kuvuga ngo ni ikimera bita umubirizi, ariko kiri mu bwoko bw'umubirizi, si umubirizi ahubwo twebwe iwacu tucyita ivumavuma. Ivumavuma rero ni umuti ukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi, uvura indwara zino za karande, ukavura indwara zisanzwe, zino ndwara ziboneka, hari n'indwara zitajya ziboneka. Nk'urugero undi ushobora kuvuga ngo mbese indwara itajya iboneka ni indwara bwoko ki? Hari indwara ushobora kujyana kwa muganga, nk'urugero nk'umuriro wowe muri intano mo imbere mu mubiri ukumva uri gushya, cyangwa ukumva nk'ikintu kirakugendagendamo nko mu nda, nubwo haba mu kuguru cyangwa mu kuboko, ariko bakunyuza mu cyuma bagasanga iyo ndwara ntayo bari kubona, ariko ukabwira muganga ati se mbwa ko ndi kumva kigendagenda, iki ni iki? Akakubwira ati nimba nta ndwara tubona wagira ngo tukuvure iki? Indwara ziboneka rero kwa kundi bakunyuza mu cyuma cyangwa bakanyuzamo ibipimo byabo bagasanga ugize gute, indwara irabonetse. Rero uno muti wita ivumavuma ni umuti ukunda nawo gufasha zino ngo zikunda gusenyuka. Ejo bundi urashatse umaze nk'imyaka 3 4 ushatse, cyangwa umaze imyaka 30 imyaka 40, ariko ugasanga utandukanye n'umuntu mwabanaga bitewe na karande z'iwanyu, bitewe n'ingeso wifitiye, bitewe n'abadashaka ko mwubaka. Rero iri vumavuma naryo turariganiraho tubabwira uburyo mwaryifashisha muri izo ngo zanyu biba byakomeye. Tudatinze rero, icya mbere ivumavuma rigira uturabo tugiye gusa umweru, amababi, imizi byose birakora, kuko ni umuti uhangana n'indwara iyo ari yo yose, yaba igenda mu muyaga, yaba igenda mu butaka, yaba igenda mu muvumbi, mbese iri vumavuma ni umuti ukomeye. Rero ushobora kuba waravukiye nko mu muryango warigize ikintu cy'ikinani, cyangwa waravukiye mu muryango wishoboye, ufite imbaraga, ariko ukanga icyo bita agasuzuguro. Rero hari ukuntu umuntu avuga ngo ngo genda ngo uzapfa ntacyo wimariye, ariko mwana ngo uzapfa ari cyo wimariye, cyangwa ngo uzapfa urimbwa, bakagutuka, mbese ibintu. Rero abantu mukunda guhura n'ibyo bibazo, umuntu akavuga ngo ngo shanga umva ngo uzapfa ntacyo wimariye. Ese harimo abantu benshi bagiye babibwira, ariko nimba ufite icyo kibazo, waravumwe na mwene wanyu iwanyu,
Ukuntu rero ibyo bintu babyivura ukoresheje icyo bita ivumavuma, ikintu cya mbere wakora uragenda ugafata ivumavuma, rino vumavuma mubona, ariko ugakoresha imizi yabyo, warangiza ugashaka icyo bita kamaramahano. Kamaramahano twarayize. Ugashaka umugombe ntawe utawuzi. Rero ibyo bintu uragenda vumavuma, ukoresha imizi ukayoza neza, ukayikatagura, ugateka mu gatasi ukanywaho. Noneho iyo unyweye nk'intama ebyiri, ibisigaye urabikaraba. Wamara kubikaraba ukagenda ukabijugunya nko mu muferege w'amazi, bikagenda ukavuga ati nikuyeho karande zose izo bari baranteje. Cyo cya mbere iyo ushaka kwikuraho ibyo bintu. Ku bantu rero bacuruza, uracuruje, iyo umaze gucuruza amafaranga ntumenya ahantu yagiye. Abacuruzi bariho nubwo baba bacecetse, bariho. Ugacuruza pe, ariko mu gihe cyo kubara amafaranga ugasanga nimba wacuruzaga miliyoni 2, nimba wacuruzaga 300,000, nimba wacuruzaga 100,000, nimba wacuruzaga, bitewe n'agaciro bizinesi yawe ufite. Ku bantu bacuruza rero bakabura amafaranga ahantu yagiye, ese kuki icyo kintu kibaho? Ushobora rero kuba utanacuruza, basi ufite n'indi mirimo ikwinjiriza buri munsi amafaranga, ukayabika nko mu rugo. Wamara kuyabika nko mu rugo, mba wabitse nk'ibihumbi 20 cyangwa ibihumbi 10 cyangwa 5, washiramo inoti ya 5 ugasanga harimo 4,500, cyangwa ugasanga harimo 3 byanakuvunjiye. Ibyo bintu rero bireze cyane muri iyi si, kandi ntago ari mu Rwanda gusa, Tanzania, Burundi, Kenya no mu bindi bihugu ibyo bintu bibaho cyane. Ibyo bintu rero iyo bikubaho cyane, ukajya wibuga amafaranga utazi ahantu agiye, rimwe ugasanga umuntu mubana ukamubeshyera ko ari we wakwibye kandi atari we. Bino bintu akenshi bikunda no gusenya ingo z'abantu, ariko batazi ibyo ari byo. Hari n'ukuntu uba ushobora nko kuba wibereye nko mu rugo, ugasanga nk'ibipusi byinjiye nko mu nzu iwanyu bitanyuze muri parafo, bitanyuze mu muryango. Ibyo nabyo bizana imyuka mibi mu nzu, cyane cyane aho uzabimenyera. Bino bipusi bigiye gusa umweru n'ibindi bisa nk'umukara, kandi ugasanga gifite confidence, wanakibuza ugasanga wapyanze nko kwava, ukagira ngo ni nk'ingata bakizingiyeho. Biriya bintu akenshi ni bibi cyane. Urumva? Rero ku bantu bagira icyo kibazo cyo kubika amafaranga bakayabura, cyangwa ugasanga byakuvunjiye, uko bigenza rero, fata kino giti ukivune, ushake n'isombe, iyi sombe isanzwe, iyi sombe mubona, nurangiza nubwo wakongeraho indimu ukabishyira nk'ahantu umuntu akunda kubigira kubika amafaranga ye. Iyo rero ibyo ngibyo utabasha kubibona, hari n'ukundi babika ayo mafaranga udakoresheje ibyo byatsi, bagakoresha icyatsi bita ngo bay leaves. Ni icyatsi nyine gikunda kuba mu Barabu cyane cyane iyo habaye nko amayisipo, ako kababi kaba karimo, babikita bay leaves. Warangiza ukagenda ugafata nk'inoti imwe ukayizingiramo, cyangwa ugafata nk'ikara ukabivanga. Icyo gihe urakora, nta kintu cyakongera kwiba imari yawe kijyana ahandi. Rero iri vumavuma rikunda gukora kuri ibyo bintu cyane cyane. Akandi kamaro rero k'ivumavuma, hari igihe uba uri umugore ugasendwa, cyangwa ugasanga nk'umuntu yagutwariye umugabo,
rimwe na rimwe akajya kwirataho ngo ceceka, ngo ngo uzagira ubwenge nk'ubw'abandi, mbese ukumva aragucunaguza, yaragutwaye nk'umuntu wawe, yaragutwaye umugabo, yaragutwaye umugore. Ibyo bintu akenshi bikunda kubaho. Mbese iri vumavuma rikora iki? Inka ivumereye mu rugo haba habaye iki? Ku bantu boroye nyine hari ikintu mubiziho. Rero icyo kibazo iyo hari umwiryane mu rugo nta mahoro ahari, ugasanga ni ibibazo gusa, ni umwiryane udashira, mbese ugasanga ni ibintu by'ibibazo gusa mu rugo, abana ntibiga. Ariko reka nze mbabwire, hari ibintu mutajya mumenya. Iyo umuntu aguteze ubutegano, bino bintu birya mu mavi bikumva biragukocagura, bikazamuka mu mirundi, bikazamuka amatako, amaguru, mbese nk'abantu bagira nk'ibiro, rimwe na rimwe akababara umugongo utazi uva n'iyo ugana, ukanywa ibinini bikanga, uba uzi iyo ndwara ko ari bwoko ki. Siko iyo umaze kwivuza biriya bitegano, babigutega rimwe ukabyivuza bikagenda, akongera akabigusubizamo ubwa kabiri n'ubwa gatatu. Iyo ngibyo rero, iyo wivuza ugakira, bareba ahantu ukura imbaraga. Ariko ikimenyimenyi, ibintu iyo ufite nk'akazi noneho ukabona aho ukura amafaranga nyine, cyangwa ukaba wari ufite nk'ibyo wikorera, icyo gitangira kujya mu bihombo. Ibyo wakora byose ukajya mu bihombo. Ujye umenya ko inyuma yaho hagiye kuza indwara ikomeye kandi izagutwara amafaranga menshi pe. Bashobora no kuguhombya, bamara no kuguhombya bakanakurindagiza. Ibyo bintu nabyo bibaho cyane. Rero ibyo byose bifite uko bivurwa, ariko mujye muhora muri maso. Kuri za ngo rero, izo ngizo zihura n'ibyo bibazo, dufata hano ivumavuma, amababi y'ivumavuma nyine, ugashaka n'ikirogora, warangiza ukajya ubitera mu rugo, ugatera mu rugo, ukazitera hejuru y'inzu, ugatera hirya no hino, ku buryo ibyo bintu bateza mu rugo by'umwiryane bigenda bigabanyuka muri izo ngo zanyu. Ivumavuma rero ikindi rikunda kuvura, hariho abantu bakunda kurwara nko mu kameme, ruguru y'igifu cyane, umuntu akaribwa cyane kuri rwa rwego agera akumva yanaraga pe, afite nk'ibintu, ari n'abantu bumva no kwiheba byarangiye. Rero ivumavuma uko rikoreshwa, ufata amababi 5, ukongeramo agakokori, ukabisekura, ukabitekana n'agakokori, ukajya unywa ibiyiko 2 mu gitondo na nimugoroba. Ariko mu gitondo wawukoresha mu gitondo wawukoresha utari warya, nibyo biba byiza cyane. Noneho ukagera gute, ukabasha kujya unywa ukivuza icyo kintu kiba kikufashe nk'aho ngaho. Hariho nk'abantu rero bashobora no kumva nk'ikintu kigendagenda mu nda, cyangwa kumva kiyunga nk'umwana. Ivumavuma ukoresheje ubwo buryo nabyo biragenda gahoro gahoro, ukabona indwara yawe igenda igabanyuka. Rero ivumavuma rikora ibintu byinshi mwa bantu mwe. Ivumavuma iyo ari nk'umuntu ukugendaho cyane, buri munsi ni wowe warozwe, ejo ni runaka warozwe, mbese urugo rwawe ugasanga ni hantu buri munsi nimwe muhora mu burwayi, nimwe muhora mu bibazo, kandi undi muntu muturanye samutayimu rimwe na rimwe ugasanga nyine we ni amahoro gusa. Mwa bantu mwe, ibintu ni hatari. Ariko reka dusobanure bino bintu.
hariho nk'abantu rero ushobora nko kujya kwivuza runaka bakavuga ngo umuntu muturanye rererere ni uguteza ibibazo ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi, cyangwa ugasanga nk'umuntu ngo aragusengeye abonye ko mu rugo rwawe ari rurakubitera, abo muturanye ari bo babyohereza, kandi ibyo bintu cya mbere byabayeho abo bantu batari bahaza, ugasanga ari kuguteranya na ba bantu mwari musanganywe. Ndugu zangu, biriya ntabwo aba ari byo, harya aba ari byo ariko atari byo. Ese uzamenya gute ko uwo muntu mubana aho ngaho ari we ubitera? Twigishije umuti wo gucana mu nzu, uriya muti iyo uwukoresheje ukawucana nko mu nzu, icyo gihe ya myuka mibi yoherezwa na ba bantu ihaguruka isubirayo ivuga ati mudutabare, mudutabare, turapfuye, turashize. Ibyo bintu bibaho, ariko iyo ufite nk'umuntu ukuzengereza mu rugo iwanyu kandi muturanye, nubwo yaba ari imiryango cyangwa, kuko nta muntu uroga undi bataziranye cyangwa atari mu muryango we. Fata ivumavuma umuzi, nurangiza ushake n'umuzi w'icyo bita indimu. Indimu ushake n'imizi y'insina y'inyarwanda, ugende ushire mu mpande enye z'inzu yawe, impande enye z'inzu yawe. Najya agira gatoya agiye kubyohereza bizajya bimusubirana. Najya aza mu rugo rwawe mu buryo bw'ibanga rikomeye mutabizi, uzajya ubimenya mbere y'igihe. Ivumavuma rero ni uko rikora. Kuri ba bantu bakunda kurwara nko kujya mu mihango ukaribwa cyane bikabije, ivumavuma urarikoresha naho. Uko rikoreshwa ni gute? Uragenda ugafata utunyabarasanya nk'umukamato, ivumavuma amababi 4 yonyine, ugashyira mu gace k'agakombe. Umara gushyira mu gace k'agakombe cyangwa k'agatasi ukabiteka bikabira, ukajya unywaho ibiyiko 2 ku munsi, ibiyiko 2 ku munsi paka iminsi yawe igize gute? Igeze. Ivumavuma ku bantu bagize bakuramo inda bila mupango, ejo ugasanga yakuyemo inda, ejo bundi yakuyemo inda, amezi 3, amezi 4, amezi 2, amezi 3, amezi 7. Ese ivumavuma rirabigukorera? Ndugu zangu, ivumavuma urikoresha ute? Ushaka amababi atarenze 7, nicyo bita umubaraka. Mubaraka Kiswahili ni mubaraka, Kinyarwanda mimi sijui. Umubaraka rero narangiza ukajya ubikaraba ukatera no mu nzu uraramo, warangiza ukananywaho duke duke kwa kundi twize guteka mu gatasi. Ivumavuma rero rirabigukorera cyane kuri abantu bagira gute? Bakuramo inda. Izo nda tuzita iki? Inda bita intano. Ibyo rero biragerageza bigakora cyane. Bantu dukunda rero, icya mbere ni Imana, icya kabiri ni ukwivuza. Imiti ni myinshi cyane pe. Kuri abantu bakunda guterwa n'umutwe w'umutererano, bakumva urahonda umutwe wose, cyangwa ukumva urahonda impande enye z'umutwe, imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso. Hari igihe iyo ndwara iba yabaye umutwe w'umutererano. Nimba umaze iminsi 3, 4, 7 wumva umutwe ukurya cyane birenze ukwemera, wabikora gute? Kwivuza wabyivuza gute? Ikintu wakora, urashaka ivumavuma, urazinduka kare. Ubundi hari imiti baca bazindutse cyane, kuzinduka byari bita kuzinduka, ariko wamara kuzinduka ukagera gute? Ukagenda ugafata iryo vumavuma n'umucaca warenze inzira, ukajya ubikaraba. Ugira gute? Ubikaraba. Kunywaho tukumvisha uburyo ushobora kuwukoresha, ariko ushatse kwivura umutwe wongeramo n'icyo bita umucyuro.
ukajya unanywaho, umutwe w'umutererano ugira gute, uraguruka. Bana banjye rero dukorera hano mu Rwanda, ariko hirya no hino nta kibazo, ukeneye umuti tuzawumushyikiriza, ukeneye umuti yazatubwira kuko nta kibazo. Imana ibarinde muri byose byo mukora kuko Imana niyo igena. Murakoze cyane, Imana ibarinde.